Yesu ashimwe cyane ndabasuhuje abaduteze amatwi muri aka kanya n'abazumva ubutumwa bw'uyu munsi mbashuhuje rero mu izina ry'umwami wacu umucunguzi Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuyishimire kubera ko ibyo kwishimira ni byinshi. Rero ubutumwa bw'uyu munsi ntabwo busanzwe mu by'ukuri, ndagira ngo ndabasabye ndabinginze rwose kugira ngo mubutege amatwi kandi buri wese Imana ishaka ko abwumva, kuko imitima yabo ishaka irayitegura. Umwuka wera ategura umutima w'uwo nguwo ashaka ko yumva ibyo agomba kumva, kuko biri bugirire umumaro benshi, muri busobanukirwe igihe tugezemo, cya gihe cyakuwe mu bihe. Muri umwana w'ubugingo arahita yumva ko akangutse. Umwana w'ubugingo buriya niwe wumva icyo umwuka abwira amatorero. Rero tugiye kujya mu mwanya wo kumva icyo umwuka w'Imana asobanura. Mu by'ukuri umwuka w'Imana arasobanura aho igihe kigeze. Ari nayo mpamvu ibyo murimo kubona cyangwa ibyo murimo kumva, ndabinginze ntihazagire ubimenyera, ntihazagire umenyera ibirimo kuba, kuko buri kintu cyose kiba ugomba kukibara nk'ikimenyetso kigusunikira mu byahanuwe, kigusunikira mu gusohora kw'ibyahanuwe, kuko nta kintu na kimwe cyavuye mu kanwa k'Imana kitazasohora. Ngo iyo ijambo ryayo ryasohotse irariherekeza kugira ngo rizasohoze icyo ngicyo yaritumye. Hanyuma abahabwa amasezerano natwe Imana iba yavuze, ariko aha isezerano rirageragezwa. Niyo mpamvu warihawe aririnda, iyo ataririnze araritakaza. Ibi ngibi bibwirwe buri wese ufite mu mutwe we, ufite amasezerano yuzuye amakaye, ngo Imana yaravuze, ibyo yavuze izabisohoza. Uko ni ukuri, ariko yibuke ko isezerano yahawe ryose rigomba kugeragezwa. Agomba kureka umwanzi akarizunguza, akaricancura, akaricenshura, akarigosora, hanyuma rikavamo inkamba, hanyuma igisigaye akaba ari Imana isohoza. Aho ngaho ndumva hari mpanitse, ariko buri wese arunze amasezerano, nanjye ndayarunze. Ni nayo mpamvu nyitondera cyane, kuko ndashaka ko yose uko Imana yampaye azasohora. Niyo mpamvu mpinda umushyitsi cyane iyo Imana ivuze. Imuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza, twihanirane hagati yacu kandi tunababarirane. Yemwe bwoko bw'Abanyarwanda, muze twisubireho kandi byumvikane neza, yuko ibibi ari ibya nyuma. Twatereye hagati mu ryinyo kandi sataniwe ntahuka. Nimuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza, twihanirane hagati yacu kandi tunababarirane. Bakundwa, ndagira ngo nsenge, ntabwo biba byoroshye. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami wacu, umukiza w'abari mu isi, ngo abamwemeye bose bakizera izina rye
abo waduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, bwo kuba abana b'Imana, kandi niko turi. Imbere yawe rero niho nsindishirizwa cyane. Nje mu ntege nke nyinshi cyane kugira ngo imbaraga zawe zigaragarire muri jye. Kuko ntacyo nje ndata, nta na kimwe. Nje nshyize imbabazi zawe n'ubuntu bwawe imbere. Nje mfite ikimenyetso cy'amaraso yawe Yesu Kristo. Ayo niyo data wa twese yambonye akumboneramo, kuko nicyo kiduhuza. Haleluya. Ndakwereka ibi byuma umwanzi yanze cyane. Iyi systeme ntago ayikunze kuko irimo kuvana benshi mu kuzimu. Rero imbaraga z'Imana zirinda ibi byuma. Nukuri kandi nanjye nishyize mu maboko yawe. Shyize mu maboko yawe mwene data uri kuri tekinike, kugira ngo ibintu bigende neza. Aho bigeze rero ni mu mashiraniro. Mwami urabizi kuturusha, kuko ni uri nyiribihe, ukaba waraduhaye iki gihe ukagikura mu bihe, kugira ngo abazaba abari maso bamenye icyo ushaka kutubwira. Ndakwinginze, ndagusabye kugira ngo imitima yabo wateguye aba ari bo ubu butumwa bugeraho, kuko bagomba kuva mu kuzimu, bagomba kuva mu rupfu bakagera mu bugingo. Ndasengera nabo ngabo bafite intege nkeya kugerekeranye n'ibibazo byo muri iki gihe. Ntabwo nsengera hari abakumenyereye, hari ngo abametirije, hari ngo abakuzi cyane. Abo ngabo bafite iyindi statut. Ndasengera abafite inzara n'inyota byo kugushaka, abacira bugufi ijambo ryawe, ariko bakaba bari mu ntege nke zitewe n'ibihe tugezemo. Abo ngabo ubegure, ubunamure. Haleluya. Urakoze rero, urakoze ku butumwa bw'uyu munsi bubera inzira buri wese utegereje ububyutse, buri wese ufite isezerano ryo gukoreshwa. Ubutumwa bw'uyu munsi bumucishe bugufi, kuko amazi si yayandi. Mwami Yesu, ndagushimira ko ukimbwira kuri kumwe nanjye. Ibyo byonyine birampagije, naho isi yose yakwiyubika. Rwanda rwavuzweho byinshi, Munyarwanda yarasebye, ariko igihe cyasohoye basubirana agaciro ke. Niba rero dushaka amahoro, muze twikiranure n'Imana, nimuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza, twihanirane hagati yacu, kandi tunababarirane. Bene data bakundwa, igihe kigeze abantu barimo barazunga, kuko nta numwe mu by'ukuri wigeze yitega ko ibihe bizaba bimeze bityo. Nta numwe. N'abahanuzi twabihanuye, n'abandi babihanuye, n'abandi babyeretswe, ntabwo bigeze bumva ko iki gihe gisohoye ari uku nguku kizamera. Njya ntangazwa cyane n'abahanuzi duhanura ibintu byamara gusohora, natwe tukifata nkaho ntabyo tuzi. Bigaragara ngo umuntu ni umuntu, kandi koko turi ibikoresho by'Imana. Tugeze rero mu gihe, nk'uko nakunze kubibabwira, ni ukuri benshi mwaranabihaze, benshi mushobora kuba munisikigiza muti ariko biriya nibyo ahoramo, igihe yabivugiye ngo biri hehe ko bitaza. Ibyo utebutse asuzi n'ibyo ari byo, ahubwo nibura. None se ngo ko bidasohora, ibyo ushaka ko bisohora urabisobanukiwe? Wigeze ujya imbere y'Imana nibura uciye bugufi, ngo ucire bugufi Imana uyibaze uti ibi ngibi ni ibiki? Nibura se waba ufite ako kenge, uretse kuri mu mubiri gusa, ngo ushaka ko ibintu ngo bisohora kugira ngo biguhe inyungu z'ibyo ubitegerejeho? Yo, mbega ukuntu ufashe zero. Ufashe zero, kuko iki gihe ni icy'abantu bari mu mwuka, iki gihe ni icy'abantu bashaka iby'umwuka, iki gihe ni icy'abantu bari kumwe n'umwuka, barimo n'umwuka, bababwamo n'umwuka, bumva icyo umwuka avuga uko byaba bimeze kose. Ariko nibura ukagerana n'umwuka,
umubiri ugaceceka burundu. Mvuze ngo burundu kuko niba hari aho umubiri urimo kwinyagambura, niba hari icyo umubiri urimo kukwibutsa, niba hari aho urimo gukorana n'umubiri, twese niwo dufite, ariko Imana iri muri twe, umwuka w'Imana aba muri twe. Niba umwuka w'Imana uri muri wowe hanyuma umubiri ukawuganza, reka nkwerure nkubwire ngo uyatayemo niba baraguhanuriye ukaba utagendera kuri icyo baguhanuriye ngo ukizamure mu mwuka ukagifatira mu mubiri, uyatayemo. Niba we baraguhaye amasezerano, Imana ikavuga rwose, Imana iravuga ndabizi nanjye ndayafite, ariko ukuntu nyarinda icyakubwira ukuntu nyarinda bintera kuzinukwa icyo ari cyo cyose cyo mu isi. Icyakubwira ukuntu nyarinze binzinukishwa, bimpindura utumvikana mu bwenge bw'isi. Ntabwo ndimo kumvikana mu bwenge bw'isi, ariko hari impamvu ntumvikana, hari impamvu nshwana n'abantu, hari impamvu ntumva abantu, nuko hari ukuntu mbizi, hari icyo ntashaka gutakaza, hari agaciro nahaye icyo Imana yampamagariye, hari agaciro nahaye Yesu Kristo n'ibyo yamvuzeho. Ibyo ndabirinda. Mfite uruhare mu kubirinda kuko n'igihe byavuzweho kandi n'igihe biriho. Yego, mfite inzira ebyiri, mfite kubivanga n'iby'umubiri. uba uvuga umubiri ntuceceka kuko ni igikoresho cy'Imana cyangwa cya shitani. Rero iby'umubiri umbwira turashwana mpaka kurwana, ariko ibyo umwuka avuga ngo ni nabyo bitanga ubugingo, ngo umubiri ntacyo umaze. Mbanje kuvugana na buri wese ufite amasezerano kugira ngo ayaryameho, ayarengere, kuko umwanzi arayagerageza. Ibi nibyo mpereyeho imbere y'iby'amadini, nibyo umwuka azanye disi. Ayiwe, ni ukubera ko hari abafite amasezerano bagiye mu mubiri we. Ayiwe we, kugerageza. Imana igerageza. Imana yemera ko isezerano rigeragezwa kuva muri Edeni, Adamu na Eva. None iyo bishaka nta Satani iba yaremeye ko abageraho. No, mubyare mwororoke mwuzure isi. Haleluya. Mwiviriye mu ntoke zanjye mwebwe, ntabwo mwabyawe n'umwana w'umuntu. Yes, but yes. Gira Adamu uti ABCD, uti wumvise? Ati numvise. Ibi ngibi ni bati ya ngaho da. Yego. Hanyuma butwara rero, umutware, umurinzi, ba powerful, bumutegetsi. Ati yego, wabyumvise? Yego. Test irabatsinda. Nta kintu cy'Imana, iyi Imana yavuze ijambo rigasohoka, itonde cyane, kuko iryo jambo ry'Imana, iryo sezerano rigomba kugeragezwa, kandi urigerageza arahari. Yitwa Procureur General Shitani. Niwe uhorana amadosiye ya buri wese, cyane cyane uvuzweho ikintu giturutse mu kanwa k'Imana. Utarageragejwe, Imana igomba kugutesta niba koko ufatika, niba uri muzima. Imana igomba kugutesta niba koko ibyayo ugiye kubirya koko bikwiye. Imana igomba kugutesta. Abrahamu yatsinze test. Ninde wageza hese? Nawe yitwa sekuruza w'amahanga. Atiye kuzirika Isaka umwana we aramutanga, ko wowe nta nubwo ushobora no gutanga inkoko yawe. Yes, test. Mose yagize test yo mu rwego rwo hejuru. Yosefu yagize test ariko iyo test wayitsinze, ugatsinda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ntibihagarara kugeza igihe bizashyikira. Samusoni aratsindwa. Hello, ngo iki? Isezerano iyo rigeragezwa ntabwo uvuga ngo toka Satani. Guteze rigomba kugeragezwa, ugapima umunzani, ugapanda umubiri, ugapanda cyangwa umwuka, ugapanda umubiri, ugapanda cyangwa umwuka, ugapanda. Intambara. Niko bimeze. Imana yaragerageje cyane.
igerageje ipima umutima wa Dawidi yamuremye iti uwe umeze nk'uko nshaka. Irapima, yagiye ipima gusa, reba n'ibipimo gusa, n'ibipimo gusa ibyo amagambo yavuze. We mwana w'ubugingo wowe tega amatwi wumve, niba Imana yari kuvuzeho ijambo, cunga sana, ntuzagire wowe witakana, ntuzagire wowe witakana ngo niwe ubiteye. Ni wowe ubwawe wizize, ni wowe ugiye kwizira, ni wowe wizize. Hari impamvu umwuka azanye ibi bintu. Yes, Yesu nawe Yesu nawe yakanazemo, Yesu nawe yakabatayemo. Wa mugani w'imvugo yabubu, yakabatayemo Yesu Kristo. Bari bazi ko aje icyambere kwirukana abaroma. Icyo nicyo cyambere, kwirukana abaroma. Noneho intumwa 12 bigabanya imyanya. Ubwo Yuda yafashe finance, kazategeka Beneri. Ngo gwiki Petero aba ministre w'intebe buriya ndakogeza ukuri. Bene Zebedayo rero bariya, umwe yafashe mirafete undi akafata minentere. Yego kuko bari bene wabo yego bareba umwaka umurashira. Hagenda avuga ati ubwami bw'Imana bugereranywa bati Yesu Kristo umwana w'Imana. Ariko rukundo nkukunda nibyo ntabwo rumeze nk'urwo wankunze, ariko nta kibazo. Ati ushaka kunkurikira yiyange none harje bya satarwa amagambo avuga bya nibiki, bagaterana bati tuzabigenza dute ko tureba nta kintu hazanase ko avuga amagambo gusa, ko arimo kuvuga gusa. Dutangaza turaho twanabimenyereye dayeri. Twabimenyereye ngo iki, twabimenyereye ibyo avuga, twabimenyereye ibitangaza, twabimenyereye kumugenda inyuma. N'ubundi ntacyo tugisova. Uyu mwaka ubaye wa kabiri, nta nduru zaravuze, baratuneguye, baradusetse, baravuze ngo birihe. Ngo ariko birihe igihe yahereye avuga. Habati navuye mu ijuru bati umva kandi we ikindi kari ikintu dupfa nawe nuko adusebya, aduteza isi, avuga ngo yavuye mu ijuru, ngo ni umutsima w'ubugingo ngo tumurye. ngo unywa amaraso. Blasphème sur blasphème. Yesu ibyorezo ku byorezo, amagambo yari yavugaga bakongera bakikinga bakayasubiramo. Murabona hari icyo tuzamukuraho? Ubundi se murabona bishoboye? Ubundi si ibyo avuga nibyo? Arabagerageza we, arabagerageza umwami wanjye, aragerageza arashungura, arajugunya, aracugusa kugira ngo arebe koko abo yatoranije koko. Aracugusa, arongera aracugusa, bakagwa bakabyuka. Petero gakoresha udutsiko akavuga amagambo, ariko yaramukundaga shenge, yaramukundaga ariko bya sezerano riramugerageza riramugerageza. Atubura imigati 5,000 birarya birahaga. Dore nicyo abantu baba bashaka. Amaso y'abantu ari aho, ari munda n'ibyubahiro n'ubutunzi naho ari. Niyo mpamvu bene abo ngabo batuma mera nabi, batuma yongera kumera nabi. 5,000 birarya barasagura intonga, n'ubuvungukira baravuga bati yo batuyu ni wewe yo mwigisha Mesiya we. Niwe muhanuzi ukomeye, rega umwana w'Imana turanabyemera, una Mesiya aribyo, uri na Mesiya, twe turabihamya. Bakubita kunda inda bayigendera iminsi, barongera agira atubura, barongera baterana ari 4,000 nanone aragabura. Test yewe wowe wabwiwe ikintu, test mera neza, chunga sana, niba Imana ariyo yavuze, chunga sana. Yes, umugisha atanguzana ubukire, nta mubabara ajya yongeraho. Kera kabaye ati bavuga ko ndinde, naho baramuvuze, bariherereye baramunegura, baravuze bati nibyo avuga ntago ari byo, umenya bitazasohora, bise turabigenza dute, bise dusubire mu mwakabazo ndetse firi bwato bwawe bumeze bute, harya wowe bwari bugikoraga, ese wakwisubirirayo, ubundi bati abasize ibyabo byose bakagukurikira, unzabaha iki buriya? Ubundi se ko ntacyo urimo kuduha twarabisize, uzaduha iki?
atabasize ibyabo abaye n'amasambu n'ibiki byose nzabakubira inshuro 100 muri ubu bugingo. Batangira gukuba ati sambu yari ifite gitari 5,000 ubwo gukuba 100 kuba nari mfite inzu ifite agaciro kuba barakuba barakubara we barakuba bigishwa mu mubiri gusa barakuba ati hanyuma mbongere n'ubugingo buhoraho kubera ko babanje iby'umubiri nawe n'ibyabanje ubugingo abushyira inyuma kuko ntago babutekerezaga. Higiye imbere ati murabanza mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi byose muzabyongererwa. Ayiwe ubwo ngo ababashubije inyuma disi ubwo ngo ababagabanije koko nibiki. Yewe wewe wabwiwe isezerano iri ni itangazo mbanze kukubwira ngo chunga sana wowe utazaryicira nk'igi ubundi ririndwa nk'igi. Isezerano urakoze mwuka wera ako nawe haleluya ririndwa nk'igi igi ririndwa nk'igi. Iyo nyiraryo ataririnze nk'igi araryimenera guca bugufi ijambo rikaba ryinshi mu muntu ukamenya ngo iyi ni test. Yesu bayigishwa test irabatsinda boss irabagaragura ti hanze bavuga ko ndende uriya rwose uri na Daniel uri na Ezekiel uri na Ntuza ati naho mwe kubera amagambo yari yarabarenze twese tuvugwa nabo turi kumwe. Of course bagomba kutwibazaho ni uburenganzira bwabo niko bimeze. None siko se bimeze. None se ushobora kubuza abantu kuvuga? None se Yesu niba atarababujije kumuvuga nimaze n'Imana data barayivuga n'umwuka wera baramuvuga nkanswe. Ati mwebwe tubana rata mwebwe banje nitoranirije mwebwe che guhishurirwa ijuru riti paso. Ijambo ry'Imana rimanukira kuri chef de bande ari nawe uzasigirwa itorero plus tard. Ati uri Kristo umwana w'Imana nzibo. Ati nuko ati nukora ibyo subikuye he nyabusa Petero siwe waraye mu magambo. Petero siwe uhora uca imanza z'ibintu utazi. Petero kuri mu mubiri cyane ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye. Petero kamere yawe ndayizi. Simoni Petero mwene Yona I know you uri inyama n'amaraso uri mu mubiri. Ni data wo mu ijuru uguhishuriye uwo ndiwe. Yes ariko kuko ari wowe ijuru rishimye ni wowe nimero yafashe ni wowe watoranijwe kuva isi itararemwa ni wowe kandi ntago nicuza kuba naragutoranije inukumeze nzu umutima wawe ariko kubera ko ari wowe uyishuri uwo ndiwe ko ndi Kristo umwana w'Imana ihoraho ko ndi Mesiya w'abari mu isi kuri iryo hishurirwa rero nzubakaho itorero ryanjye. Haleluya. Yes uturi Petero uri ibuye nge ndi Kristo. Yes nge ndi urutare. Yego rero ntabwo byagaturika bya bindi ngo Petero niwe wubatsweho itorero. Genda sha Petero wo umunyantege nke wo niwe wakubakwaho itorero rya Yesu Kristo. Itorero rya Yesu Kristo ryubatse ku rutare ari we Yesu Kristo niwe foundation ihishurirwa yuko ari we Mesiya yuko ari we Kristo umwana w'Imana nzima. Aho ngaho niho itorero ryubatswe. Petero azanarihabwa rero nyine kugira ngo anariyobore. Bene data iri tangazo ryari ry'abategereje amasezerano ryari ry'ababwiwe amasezerano n'Imana ko bagomba kuyarinda ko tugomba ndababwiza ukuri mwuka baratanze urugero rwiza nawe urufate wikunda. Ariko isezerano yo ritanzwe umuntu nyiraryo agomba kurifata nk'igi ry'inkoko. Igi ya mukanya
mwuka wera n'ukuri abantu bose wahaye amasezerano yose wavuze nta jambo ryavuye mu kanwa kawe ngo ripfe ubusa ndabizi neza ndakwinginze ibyo wamvuzeho mbirinde jalousement yo mfashe birinde amagi Imana data yagerageje abo yahamagaye Yesu Kristo agerageza abo yahamagaye nanjye mfite uburenganzira bwo kugerageza abo ndi kumwe nabo. Yes, test niko bimeze kuko iki ni igihe cy'isibaniro. Iri ni isibaniro mu by'ukuri, ni handover ikomeye cyane, ni ukubisikana guteye ubwoba, ni ukubisikana gutuma mpinda umushyitsi nkananirwa ubuhagarara. Iyo ntekereje ko hari abatabisobanukiwe kandi bavuzwaho ayo magambo, iyo ntekereje amasezerano y'Imana abantu babitse, iyo ntekereje ko bashobora kuba babivanga n'umubiri, ndababwiza ukuri mpinda umushyitsi. Intege nke ntawe Imana izihora, wari ubizi ibyo? Ntawe Imana izihora, ariko ikigendererwa kiba kiri muri wowe ndani. Aho niho yambwiraga mu minsi ishize ati hamwe nti kugeza na n'ubu ntabwo uramenya umuntu ntihashwe. Ntabwo uramenya umuntu wowe effectivement, wa mugani, ntabwo ndamenya umuntu. Kandi ni ukuri nabaye nka wa wundi nka Ezekiel. Aya magufwa urabona ashobora kuba mazima akabajyamo umwuka n'ibiki ati umva reka nkubwire witeka, umva nta kuntu utangize, nta kuntu ntababajwe, nta kuntu ntahanuye, ariko ibi ntabwo nabimenye, ni wowe ubizi. Nanjye reka nkubwire mwami Yesu, ni wowe ubizi igihe nzamenyera umuntu. Nta na rimwe nzigera amenya umuntu, uwo muntu ni wowe umuzi. Reka noneho nanjye nkubwire mwami, nawe yarakunaniye. Rero ndasengera abo ngabo bafite amasezerano, Mana we bayarindishe kuyarwanirira cyane, kurakarira uwayahungabanya, ari we mwanzi w'ibyiza, kandi yemererwa kuyagerageza. Nicyo kibazo, arabyemererwa rwose. Ariko ndasabira buri umwe wese, uyu nguyu wari we wese watoranirije uyu murimo, uyu watoranije ngo azinjire mu bubyutsi kugira ngo ayarinde atayavamo nta mpamvu. Bibiliya yivuga ko umuntu ayavamo nta mpamvu. Impamvu nuko ari umuntu ubu yiyiciye. Yesu we, bahanuzi b'ibinyoma bakundwa, n'umwuka wera ushatse kuduha itangazo twebwe abafite amasezerano yo gukora mu bubyutse bwaje. Nukuri ndamushimiye rero kubw'iyi message aduhaye. Uwahawe amasezerano wese, nta muntu buriya uhabwa isezerano rimwe, buriya hari nyamukuru n'ayandi ashamikiyeho, nukuyarinda nk'abarinda amagi. Imana y'urukundo ikunda abantu bayo, ababizeye Yesu Kristo batwebwe, abangaba yateguye isi itararemwa kugira ngo tube muri izi gahunda zije. Ayiwe, nyongeye kugushimira mwami, nyongeye kugushimira. Umubiri wari wo wose, ikinjyana mu mubiri cyacyo cyose gikurweho, igituma umwuka umubiri yasumba umwuka. Ayiwe, narusyaho se? Ntabwo narusyaho. Icyo ngushimira cyambere wansinyiye n'ubugingo buhoraho. Umva wa mugani wa Shaduraka, Meshaki na Abedenego, niyo byahagararira ha,
ufite ubugingo buhoraho. None se ubwo hari ikindi se kandi gisigaye? Ikindi gisigaye ni iki? Nta uburana inyongezo ataguze. Halo, nta uburana inyongezo ataguze. None se niba warampaye ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho aribwo Yesu Kristo yameneye amaraso, koko ibindi bisigaye ni ibiki? Ni ibiki? Wa mugani wa Paulo. Ni inzu se? Ni isambu se? Ni indege se? Ni imodoka se? Ni iki se? Yesu we, ndimo ndabivuga nkumva bicitse amazi. Ni iki se? Ni ibigezweho se? Ibiki se? Byamaze abantu. Ni iki se? Ndimo nawe ndagutera umujinya. Ni iki se? Mbabarira umbwire. Ni imyenda se? Ni iki se? Ni iki se? Ndonge nari ngarutse ngo ni inzu. Imeze ite se? Igeretse se? Igerekuye se? Ni iki se? Kuvugwa se? Kuvugwa? Ari ukuvugwa naba ndi nk'uwa mbere. Kuvugwa nabyo naba narabibonye. Ni ibiki se? Ni iki? Hejuru y'ubugingo hari iki? Hari iki hejuru y'ubugingo? Hari iki hejuru y'igitambo cya Yesu Kristo yasutse amagara? Hari iki se? Hari iki ibi bintu byose? Ko hari ibyakozwe n'abana b'abantu, ibi bintu byose ko ari umukungugu. Reka noneho mbiguhuze. Umwana w'ubugingo arahita agira iseseme. Reka mbiguhuze. Kubwira ko byose ari umukungugu. Ibyo Imana yaremye muri Edeni nibyo bitari umukungugu. Ko ntabwo wari ukazi kandi. Nibyo bitari umukungugu. Nibyo original. Ibi amazu yose, ibi byose. Hari umupagani umusaki yarapfuye, niwe waririmbye indirimbo yitwa ngo il y avait un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. C'était une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Nous pouvons ibi aya majyambere ibyo tubona ubu ngubu ibi ngibi twese ngo bishashagirana duhururira ibizungo bigeretse by'ibibeton. Beton ishobora kumara imyaka 200. Wowe nta nubwo uzamara simbizi yariyo, ariko kumva urashaka betono. Donc nukuvuga ngo hari ikintu kidushoka, hari ikintu kiri ku maso y'umwana w'umuntu. Ndavuga uwakijijwe kuko uwundi aracyari mu mwijima. Niyo mpamvu none anga mugiye gukizwa, mwebwe mukiri mu mwijima, mwebwe mwaviriwe n'umucyo namwe hari igihe kigomba kutuvaho. Reka turebe neza mu mwuka, turebe ngo agaciro nakaye, agaciro mu by'ukuri Satani ntakatubeshye, agaciro n'ubugingo buhoraho ntibazakubeshye, nibazigira bakubeshya ngo wemere. Ibi ni beto ni umukungugu. Birebe nawe urebe ukuntu umuntu ari umukungugu. Reka nkubwire rero impamvu mukundana, impamvu dukundana, impamvu dukunda ibi bintu, impamvu dukunda indege, impamvu dukunda imodoka, impamvu dukunda amazu, impamvu dukunda amamodoka, impamvu dukunda ibintu. Abantu bakica abandi, abantu umubyeyi akangana n'umwana ngo bapfa ibintu. Umugabo n'umugore bapfa ibintu nyabusa, mukazana na nyirabukwe bapfa ibintu nyabusa, sebuko n'umukwe bapfa ibintu disi, abaturanyi bapfa ibintu, abavandimwe bapfa ibintu. Umva impamvu rero disi dupfa ibintu, impamvu dupfa ibintu. Ariko mwuka wera yewe Yesu Kristo w'i Nazareti. Umva impamvu rero, umva impamvu ibintu byaciye ibintu, impamvu ibintu byaciye ibintu. Ari nabyo cyagiye Satani yabwiye Yesu ngo nabirebe byose, ngo biriya yarabigabanye ngo apfukame ngo arabimuha ngo amunamuramye. Data we, yamubwiraga ibi uyu mukungugu. Impamvu rero dupfa ibintu, impamvu tugirira abantu bagirira ishyara abandi ngo bafite ibintu ngo barabarusha ibi nibi ngo nibiki byose. Giye kuyikubwira urahita wivuma, urahita wiyanga, urahita uzinukwa isi n'ibyayo nibura umwana w'ubugingo. Impamvu dupfa ibintu nuko ibintu ari matiyeri yacu. Ibintu ni matiyeri, ni umukungugu, natwe turi umukungugu. Nukuvuga ngo turaziranye, hari ahantu duhurira. Yesu we. Nushakisha ibintu
Yesu we niwumva ushaka ibintu, niwumva umutima wawe uri ku bintu rwose, ni mwene wanyu, ni matiyeri imwe, urashaka umuvandimwe, n'umuntu, n'ibintu murahuje, mukoze muri matiyeri imwe, murakururana, murarongorana, mwahanye imibiri, rwose ahubwo murabyaye, muruzi kurusha kuko muri bamwe. Ariko ubugingo ni ikindi. Bega mwuka wera we, Yesu we data we. Mon Dieu. Munyarwanda urapfira iki? Igihe wahereye nturarambirwa. Ese 94 ibyaguhagize munyarwanda we. Munyarwanda urapfira iki? Igihe wahereye nturarambirwa. Mbese mu mashyamba ya Kongo ntiyaguhagije munyarwanda we. Munyarwanda urapfira iki? Igihe wahereye nturarambirwa. Mbese ubutegetsi buriho ntibwakurambiye munyarwanda we. Bana data bakundwa, twinjiye mu kiciro sinzi uko bimereye. Gukunda ibintu disi, ibintu ni mwene wanyu, yewe we, mukoze muri matiyeri imwe. Yewe data we, Kristo mwuka wera noneho rwose uciye ibintu ariko noneho uciye ibintu. Abantu barimo gupfa amazu kuko byose ni ibyondo, ni imikungu. Upfundi n'undi ngo bapfuye inzu, ngo bapfuye imodoka, byose matiyeri n'umukungugu, ni mwana w'umuntu wabikoze. Niyo mpamvu we yewe aba we, yewe dasinutswe burundu. Yesu we, ibintu disi, ububati n'amategura na beto na ferabeto na beto, n'imisozi, n'amasambu, n'amazu, n'amamodoka, mukungugu. Ubushaka undi mukungugu, ubukunzi undi mukungugu, kugira ngo bazapfane mu mukungugu, bose bazabarohere mu mukungugu, bose inyozi zabarye, bose satana zabapa. Reka tuze ku butumwa bw'uyu munsi, buriya tuzakomeza ubutaha simbizi. Mwami Yesu Kristo, Yesu niwe nzira, akabukura akabubugingo disi. Ayiwe, niwe tangirira akabiherezo, ni nawe hagati, niwe gukomeza, niwe gutangira, niwe hagati, niwe gukomeza, niwe hatsinda Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Kuko mwana niko ari, niko biri. Uwo rero iyo utamufite ntugire utundi dusobanuro umbwira, kuko benshi basigaye banavuga ko bamufite nta urimo, baramusimbuje ibyo. Mvuze ikindi kintu gikomeye, baramusimbuje ibintu, kandi ntabwo abangikana, afuha kurusha abariho n'abazabaho. Yes, agomba kugira umwanya yisanzuye, agomba kuba nimero ya mbere. Aho niho twibeshyera kenshi, kushobora kumuvanga n'ibindi ntibishoboka, bitabivanguka nk'amavuta n'amazi. Yes, niwe nzira, akabukura akamana n'ubugingo, niwe ufite imfunguzo zose. Ijuru ni irye, kandi urijyamo nawe uwarishyiramo ni test. Yes we, mwami Yesu, bya byose ni test, kuko nyine ni byiza, biraboneye, ntibishira, bihoraho, n'umugisha n'umunyenga, nta bivanze. Haleluya, urakoze mwami. Uyu munsi turareba impamvu nyamukuru yo kuvanaho amadini mu Rwanda, impamvu nyamukuru yo gusenya amadini no kuvana hamwe.
no gusigaza amwe biruta nayo kuba barayafunze. Asigaye birarutwa nuko nayo baba bari kuba bayafunze cyangwa bakaba barimo kuyabomagura nabo ubungubu, kuko apfuye ahagaze nayo apfuye ahagaze, nabana yavuyeho nayo barimo gusenya, apfuye ahagaze. Apfuye ahagaze. Turasoma imirongo reka nze mbwire abasomyi ndabinginze. Iyi ni nko waka nzayibabaza ubutaha. Murasoma Ezekiel ibice 5 n'ibice 6 n'ibice 7 byose. Ibyo bice uko ari bitatu ndabibahayemo devoir kugira ngo buri wese asobanukirwe igihe tugezemo. Ariko tugiye kuvuga ku bice 6 n'umurongo wa 6. Tugiye kuvuga ibice 6 umurongo wa 6 bya Ezekiel. Ariko ndabasaba ngo musome ibice 5, musome 6, musome 7. Ariko ubu tugiye kuvuga ku bice 6 n'umurongo wa 6. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6. Turagusoma some mu Bakorinto ya hanyuma na Yesaya 36. Yego. Ezekiel ibice 6 umurongo wa 6 haravuga ngo aho mutuye hose imidugudu izahinduka imisaka, kandi insengero zo mu mpinga z'imisozi nazo zizasenywa, kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe kandi bihinduke ubusa, n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho, n'ibishushanyo by'izuba byanyu bitemagurwe, kandi imirimo yanyu itsembwe. Reka nsubiremo, ntago wabyumvise neza, nasomaga vuba. Aho mutuye hose, kuvuga ngo aho utuye hose imidugudu izahinduka imisaka, kandi insengero zo mu mpinga z'imisozi nazo zizasenywa, kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe kandi bihinduke ubusa, n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho, n'ibishushanyo by'izuba byanyu bitemagurwe, kandi imirimo yanyu itsembwe. Insengero zigomba gusenywa, zagombaga gusenywa. Idini ryagombaga guseba, gishyize hejuru cyane. Nuvuga ngo ikiryoshye cyane nuko ubwami bwigabanije. En fait nuvuga ngo FPR niyo yashenye amadini, kandi amadini yari umufatanyabikorwa wayo. Bivuga ngo ibyanditswe bisohoyeho. Ntago wenda ibikora yigeze yiranda konte y'igikoze, ariko mu by'ukuri yarirangije. Yahindutse igikoresho. Nukuri ndashimira FPR yishenye ubwayo, igasenya n'abafatanyabikorwa bayo, ikabakoresha kugira ngo isenyure, ishenye, iteshe agaciro ibyishyize hejuru byitwa amadini, kandi bahuje umwami bahuje umwami ari wo Satani, bamuhuje. Ariko kubera ko Yesu yivugiye ko ubwami iyo bwigabanije nta kiba gisigaye, buba bwarangiye. Iryo ni ibanga rya mbere ndumva bararihishwe, niyo barihishurirwa kubera ko ari igihe ntacyo barikoraho. Icya kabiri, impamvu izisengero zashenwe ku isi yose nyine. Nanone u Rwanda rubaye akabarore, kuko mu gihe kiri imbere ruzaba icyitegererezo. Ibyo ngubwiye ntabwo byumvise, nta kibazo. Rugomba nanone kuba akabarore ku isi yose, yewe n'abagaza. Umenya insengero 10,000 zitari ziri Burundi, ariko ku isi yose akabarore insengero 10,000 zafunzwe, izindi zigasenywa. Yego. Mu by'ukuri nabo babikora bameze nk'abakurikiwe, ntago biranda konte y'ibyo barimo gukora. Baramutse bamenya impamvu, ariko se bashobora se guhagarika igihe? Ariko se umugambi w'Imana se bashobora kuwuhagarika? Niyo mpamvu ubwo idini ryagabanutse imbaraga, ndetse ntago ntinya kuvuga ko ryashizeho, rijyanye ibikundanye rero birajyana. Nuvuga ngo FPR ijyanye n'idini, idini rijyanye na FPR, asigaye ahagaze nayo. Mana yanjye, ngo kugira ngo binjire basenge bagomba kubasaka. Bya byuma byo kuri aeroport bivuga ngo ping. Yesu we, bansaka se nkaba nyisenga, bankubitaho kiriya cyuma se nkaba ngiye gusenga cyangwa bagiye mu ndege. Ikindi kandi gikomeye ntari nazi rwose, ngo bamaneko service za demayi sinzi n'ibindi bafite mibiro aho bagomba gukontrola uwinjira, usohoka, uvuga ibyo avuga. Manda yanjye, murumva ibyo kwisi?
hari ahantu byabaye uretse mu Rwanda rwa FPR, kuko buri gihe bagomba kuba bagaheza. Biraterwa n'iki? Nicyo nje kukubwira rero. Biraterwa n'iki? Niyo mpamvu mbwira abantu ngo bagerageza ngo kurengera ngo amadini mwirorerere bitabakoraho, mutagaragara ko murwanya Imana, kandi Imana iri mu kazi, muramenye. Kubera iki rero? FPR ifite ubwoba bumeze nk'igikorwaho, kandi koko yikanze amadini. Amadini yari systeme, nukuri abantu bateraniraga hamwe ari 2,000, 3, 4, 5, bakaba bafite gahunda kuba kontrola zarayirenze. Icyo kubwe nta gucyumvise. Gukontrola amadini byarayirenze. Nta gushobora gukontrola ya systeme. Utese kuko nibyo, kuko FDL ishobora kubirimo, FLN ishobora kubirimo, n'abandi bashobora kuba barimo, n'abaki bose bashobora kuba barimo. Ntushobora kubikontrola. Bikanze iki? FPR yikanze ko mu madini hashobora guha urwaho abo bitabanzi b'igihugu kugira ngo batere igihugu. Yes, bikanze FDL mu madini rwose. Nicyo kintu nyamukuru cya mbere cyatumye bahubuka gutya. Ayiwe yo baba barishenye, bashenye n'abafatanya bikorwa babo, imbaraga bazimazemo rwose. Izi mbaraga zashizemo rero zigiye guyesha ububyutse gupfumuka, guturika. Yes, kuko ntago ububyutse bwari kuza izi mbaraga za FPR n'amadini zigihari. Yo mana yanjye, binoneho ni ibiki mana yanjye we. Yes, abifitemo inyungu 100%. Yes, arimo aravuga ati amen, nibibe bityo, kuko n'igihe kigeze ububyutse ntabwo bwari gusanga ya madini, ntabwo byari kubangikana. Kimwe kigomba kuvaho, ikindi kikajyaho. Nyine hari impamvu benshi muri abo ngabo bari bayagize bakojeje Imana isoni. Benshi mbese izina rya Yesu ryaratutswe na n'ubu riratukwa. Benshi banze gukizwa bazi ko ari uko bimeze, ngo abarokore nuko babaye n'ibiki byose. Imana ikabita mu gutwi kubera nyine kutihangana, kubera ko yihangana ntago imeze nkanjye. Nyine igihe, ariko igihe cyayo kigeze. Chunga sana wowe, keba wowe ndimo kuvugana nawe mwana w'ubugingo. Iyo igihe cy'Imana kigeze, ngo iyo ifunze nta ufungura, iyo ifunguye kandi wahagwa ushaka gufunga. Munyarwandakazi, Munyarwandakazi. Gihe cyageze kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro muri cya gihugu. Gihe cyageze koko ngo mube ba master plan, noneho bizukura pan ibintu byo mu magambo. Gihe cyageze. Imana niza kureka ngo niyo sigara umwe bizakoresha uwo muri umuhamagaro. Imana niza kureka ngo niyo sigara umwe bizakoresha uwo. Mbega inyungu Kristo Yesu afite muri risenywa ry'amadini no kuyafunga. Mbega ikintu, igikorwa cy'indashyikirwa FPR yakoze. Nokuri
mbega FPR kwisenya idisi kimara niko bigenda iyo warangiye ukora nawe wirangiza ugatwika inzu wicayemo niko bimeze kandi birakwiye kuko amaraso arimo arataka cyane amaraso arimo arataka amaraso arimo arataka amaraso y'abasore y'inkumi y'ababyeyi y'abagabo amaraso arimo arataka yes niko bimeze nuko muzajya mwigwa gitumo nibyo ariko ndahamya ko iki kimenyetso cyo kucogoza amadini cyo kumaraho amadini kuri FPR igikorwa yakoze nicyo kumaraho amadini nicyo kuyereka buri wa wundi bafashe amajwi bagakora ikintu cya tekinoloji n'ibiki byose kandi nabo bwabo bazi ko atakiriho ati samadini ubundi hari mwiki habamo gazi metanis koko nanjye nyo wa muzimu nanjye nyo rwose harimo amazi se bavoma n'ibiki ibyo birirwa babeshya utyo umuzimu nawe rwose aremeza ko abanyamadini babeshya batabeshya se bagaragaje iki se bakoze irihe tandukaniro se batabeshya se bafataga bose akanabafunga rwose mugafungwa n'umuzimu mukumva uko bimera sisiteme sha y'abantu n'abadayimoni sisiteme ifite umudayimoni hejuru ku mutwe yes n'urusi ruto mwabonye amadini mwe n'urusi ruto ndi mwebwe nagombye ndi mwebwe nagombye muraburana siki muraburana iki se igihe se batari bayikayafunze mwakoze iki mwagaragaje Yesu Kristo nk'ubambwe mu maso yanyu se mugani wa Paulo ko ibyo byonyine ari byo umuntu abashaka ko mubwira mwagaragaje iki se mwagaragaje itandukaniro se hagati ya leta na Kristo mwagaragaje iki se mwagaragaje iki se si mwebwe mwahaye amafaranga FPR none nayo yaravuze ati ayo mwaduhaye ntago ahagije none n'ibishushunga dushigaje muzajya mwinjira ahari Rwanda Revenue basoresha hari igisabo kirenze icyo mwebwe n'abagerageza ngo kuvuga nimukomeze kwikoza isoni mwirutanga nimureke byo mwagomba gukora ntabyo mwakoze Imana yabasabye kwihana muranga kumugaragaro murandwanya mwebwe ngo nta ntuza nta reference nari mfite nibyo nta reference nta ntuza ngo iki none umuntu yanga abamukunda agakunda abamwanga niko bimeze none se muragira ngo bigende bite nyine muri iyi myaka 30 da kuko ngo niho FPR baranga igihugu cy'u Rwanda cyabereyeho ariko birandiye ntabwo narinzi ko iki cyuririza kimerera nabi ntabwo narinzi ko bimerera gutya Rwanda rwabayeho ryari 94 yego disi ubwo noneho niba rwarabayeho 94 uranye mfite imyaka 30 sinzi ukuntu bimereye yewe ubu mfite 30 nanjye niba nanjye naravutse 94 we nguki nyine bira idini rigaragaza mu myaka 30 idini ryakoze iki uretse ubwicanyi ubusambanyi kubeshya kugambana gukorana n'uwo mutwe wa FPR witerabwoba gukorana nguki mbese Imana ntagireba mwemerera ko ibigirwamana biza mu Rwanda ibigirwamana by'abahinde ibigirwamana mwemerera abacwezi ibaribo barangi mwemerera abagakondo mwemerera ntuza mwemerera abapfumu ba Nigeria n'aba Senegal mwemerera ibigirwamana n'ibindi ntaza amazina mu kindi cyawo muri cyo gihugu mwirwa muha amaraso n'inyama z'abasore mwemerera none bibamariye iki rero muvanye mwikiza bihembo by'ubyaha ko ari urupfu bihembo by'ubugambanyi ko ari gupfa nabi yes ngiki
mwabura uko bugira rwose ni ariko ya muzabikore neza nuko muzamucunge. Madini Yesu we nishimanye nawe, ariko nishimanye nawe, nishimanye nawe, nishimanye nawe, yego, kuko uhora uhoze, niko umunyarwanda yavuze. Nawe ngo à toi la vengeance, à toi seul la rétribution, seul. Ariko la vengeance est un repas qui se bouffe très froid. Tewe na umunyana igishyushye koko kukoza Yesu soni koko mwebwe bavuye hanze koko mwaje mungwa vinegre mugira ngo ni kanyanga ibi fu bigashya. Mwebwe mwaje mujyana kirida zikabakocora muri ayo menyo. Mwebwe mwaje mutagira intuza muvuye mu nzu z'ibyatsi zirimo ibishorobwa, mufite isezerano ko ibahaye igihugu, mukomerezaho byari bigezaho kugira ngo mubanze mu hehe byo bwari musanze, namwe muhita mwituma kugira ngo bivange. We nibyo mwarakoze FPR, ndabashimiye igikorwa mwakoze cyo kwandika mugasenyura na biriya byumba hariya ngo hitwa mu butayu, hanyuma mugashinga ibyapa buri mu gihugu hose kuba muzabona senga. Nyine mwamwemera mute uwo murimo kubuza arasenga Imana data wa twese mu izina rya Yesu? Yego, kandi mwebwe mufite Imana ziri mu gihugu musenga. No mwahuza mute ngo bazabona senga nyabo? Kandi wenda arimo arirwanaho, wenda sinzi ni ukuri pe, wenda wenyine ngo bazahamagara ngo nimero. FP bravo, bravo, wikanye Imana nyamana mu gihugu sha. Buretse uraza urebe ibigirwa Imana ukuntu bigiye kukurya, bikakuryana n'abawe, bikakumirana nayo banyamadini. Mwebwe abanyamadini mwebwe ndimwe nabebera, nta nicyo navuga, nabebera kuki. None se mwigeze museruka se? Mwigeze muvuga abatinganyi baje mu Rwanda? Mwigeze muvuga? Mwigeze murwanya kuboneza imbyaro? Mwigeze murwanya gukona abagabo? Mwigeze mubirwanya? Mwigeze murwanya ngo gukuramo inda z'utwana duto myaka 12? Mwebwe imyako mwebwe. None se mwanze kwitaranya kunya ngo mundapfa, ngo mundapfa, ngo murye ngo twanyu, ngo ntawo buhangaza hejuru. Musi bwo muriho, ubwo muri hose kuki abantu bakunda kubaho ntacyo bamaze? Itegeko shiga buremera Imana ivamo, ntimwasakuza ngo musare kandi ngo muvuga bikijyana rigijyana riva heri barivuye hehe rigiye. Mwebwe reke mvuge, mureke mbabwire kandi Imana ishimwe ko atari ubwa mbere mbabwira. Turi na kumwe imyaka 10 n'ingaho ishize, narababwiye icyari gukiza, cyari guhagarika buri kimwe cyose, cyari guhagarika ibi byose bigiye gutuma igihugu gihinduka umuyonga. Convention Center iriya gahinduka ibyondo ibara umukungugu. Ndasaba ngo hajyaje yabasigara bazabirebe. Baravuga ngo mwahaze kanyanga, ngo Imana mwayirasiye. Icyo kintu abitwa ko basenga ntibagikure ku gihugu. Nibavuge bati Mana tubabarire abavuze ko bakurasiye matimba bagirira imbabazi. Reka da, mfite ngoba MPR ngo bibumva, ngo birimo kubakurikirana, ngo birahose icyarimwe. Nuko na wa wundi nawe wabeshye ngo ni umututsi kandi ari umuhutu, yibanga Bizimana Jean Damascene uriya ni umuhutu. Nibyo abarengera ni umuhutu. Umuhutu rwose zashimye Inkotanyi n'uhoraho. Oye we urahisha ubwoko. Abahisha ubwoko nuko babaye. N'abo pasiteri hari abahisha ubwoko, banyina ari abahutu basara abatutsi. Ngo iki? Abo rero nibo ngo ntyoza ngo bazi kurengera, bazi guhakirizwa kuri FPR. Ngo iki? Kubera ko ubuhutu n'icyaha cy'inkomoko nyine. Ngo iki? Ngo ni icyaha cy'inkomoko. Ngo iki? Ngo iki? Ese Imana nawe ngo Inkotanyi n'uhoraho. Erega mwaragaciye. None ngo ijo ngo nakomeza yobore ministere ngo akomeze avuge ko Inkotanyi ari uhoraho.
akabana bakurimbuka mwana yanjye we Inkotanyi nuhoraho abasenga musenge ntabwo mbishyiraho kuko bisigaye binjya mu matwi ya reka mvuge mu ijwi ryanjye abasenga nawe mwe mujye musenga kuko nimusenga nimusenge ariko nimugeraho mushima mujye mushimira Inkotanyi abo bapfuye se iyo Mana yari iri hehe mu byukuri wowe kuvuga se kuvumvura wowe kuvuga wowe kurimo kuvuga wowe cyo numvise avuga ngo amateka ko Kayibanda si umunyarwanda Habyarimana si umunyarwanda nka Kagame nawe umunyarwanda iyo mwuka barambabarira ibisimbyinjire mu mbabarira uzabigenera umunsi ya nani byo sinzi icyo bintwaye ko ndeba ngikomeretsera Rwanda rwageze mu butegetsi muzanikiranure n'Imana Imana yaravuze mwanga kumva mukomeza gushinga amajosi mwayisimbuje ibigirwamana n'ubusambanyi bw'indengakamere burya koko ngo umurembo wica nk'inzara mwibagiwe neza yose Imana yabagiriye ayo maraso FPR ikomeje kumena induru yayo yarangije kugera mu matwi y'umuremyi bagiriye inama isonga izindi nk'uko nakomeje kuyibagira nta kindi cyabakiza uretse kwihana kumeze nk'uko abereye mu gihugu cy'Indinefu yewe munyarwanda wari mu Rwanda we nawe wavuye hanze nutihana uretse no gupfa uzanarimbuka uretse no gupfa uzanarimbuka kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze Rwanda ruhereye mu itorero muze twikiranure n'Imana Rwanda ruhereye mu madini muze mucire bugufi Imana Rwanda rwageze mu butegetsi muze mwikiranure n'Imana Rwanda rwageze mu madini muze mucire bugufi Imana Rwanda rwageze mu butegetsi muze mwikiranure n'Imana bene data bakundwa haleluya 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 nta kintu gishobora guhuza umuntu n'Imana nta kibaho nta gihari uretse kwihana uretse kwemera ko uri umunyabyaha kwemera ko ndi umunyabyaha ngabyihana amaraso yose akanyiza gahindukira kandi simpore nsubira mu cyaha kimwe nkihana nihana ibinyoma nihana ishyari nihana kwica nihana gusambana kuko kwihanira kureka nta kindi abanyarwanda u Rwanda rwo rero nyine kuko rwakatiwe rwo gupfa uzi se impamvu insubiracyaha kutumva kubera ko u Rwanda abanyarwanda bahamagawe nk'umuntu umwe reka mbabwire ikibazo gikomereye abantu benshi badasobanukiwe iyo abantu bahamagawe nk'umuntu umwe ari itsinda nk'umuntu umwe nka biriya bigishwa 12 nka ziriya ntumwa 12 nk'igihugu kinini yego cyakiriye hamwe nk'uko abayisirayeli bari bameze mu butayu nk'uko abanyarwanda tumeze ngiyemo kuko hari igihe nabwiyambuye kubera ibyarwa kugira ngo remote itazamfata mba mbizi impamvu mbivuze reka mvuge nk'uko abanyarwanda bameze nk'umuntu umwe nk'uko kiriya gihugu kimeze nk'umuntu umwe umuhamagaro uri ku gihugu umuhamagaro uri ku munyarwanda hari ahandi kugira ngo Imana ibabona nk'umuntu umwe biba ari ikibazo gikomeye cyane kuko umwe atera undi umwako
babiri batera benshi umwako nkuko abayisirayeli igihe cya Yosuwa Akani ari we wibye ibintu byashinganywe bamaze gutsinda Yeriko bageze kuri Ayi itari n'umutamiro baratsindwa kubera Akani yes Yosuwa agiye kubaza Uwiteka ibintu bibaye ati no uyindenganye hari uwakoze ku byashinganywe ntibumva se none 36 barapfa bagwa ku rugamba ariko 36 bagwa ku rugamba hejuru y'icyaha cya Akani niyo mpamvu ndimo kuvangura n'abantu bashobora kuba abantu mwako ndimo ndidetasha complètement ku muntu wese tutari mu mujyo umwe safini kandi mukawera unyumve cyane unyumve kandi unyumvire yes yego unyumvire kuko je paye le prix nukuri Imana ihamagaye abantu ikababona nk'umuntu umwe mais c'est la catastrophe abanyarwanda se bigiye kugenda bite abenshi niba bakora ibyaha ni harimo sinzira karengane none bose ntibagiye guhanirwa hamwe ntabwo bipermita na rimwe yewe ntabwo ni bipermita reka no arararara ndi mubazazana ndi mubazirukana rusange hanyuma ngashyiraho ko umuntu azajya azira ibyaha bye ariko ngo iki niyo mpamvu satani we tega amatwi wowe wa mwanzi w'ibyiza we no reka ntabwo mbishoboka ntabwo no ntabyaha by'abandi igihe nshobora kuzira ndanze imuze twihanire Imana maze tubone kuragwa ibyiza twihanirane hagati yacu kandi tunababarirane niyo mpamvu Mose yavuze igihe cya Kora Biramu na Datani erega iyi myuka yahozeho ngo yarabahamagaye banga kuzanya bo komana yanjye ubwo ngo barareshya kandi ngo baraziranye ngo iki Kora Biramu na Datani bati Mose arabashaka ngo ntabwo tuza ayayayayayaya Mose ati ngo bavuze ngo iki ati noneho abari ku ruhande rwanjye shawe abamishuri uwondiwe n'amagambo Imana yamvuzeho n'umuhamagaro undiho nuko Imana twivuganira imbona nkubone mwigire hino ngo bajya hariya ya ati wa Mana we duhorana abangaba ubahanisha igihano kitigeze kibaho kitazongera kubaho ubutaka burasama